Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho buri muntu wese aherereye, nk'ibisanzwe muri kumwe na Gitsitsi, cano yo ni Umushyushyu TV. Uyu munsi rero nta kindi nje kubabwira, ahubwo nje kubabwira ngo nshuti zanjye, bakunzi banjye, mumfashe dushime Imana kubera yuko uyu munsi Imana yampaye Gitsitsi nyawe, Gitsitsi mutoya. Ngira ngo murabumubona rero, nshima Imana yo yakoze ibikomeye, yakoze ibyiza, yakoze ibitangaza, maze ikampa urubyaro. Mana kandi ndagusaba kugira ngo uru rubyaro umpaye ruzabe urubyaro rugukunda wowe n'intumwa yawe kurusha uko rukunda ababyeyi barwo, kandi Mana nawe uzamuha ibyiza bya hano ku isi ndetse n'ibyiza byo ku munsi w'imperuka. Gusa mbonereho no kubasaba imbabazi zo kuba muri kumva ijwi ritari gusohoka neza, nta yindi mpamvu ni ugusarara, nasaraye ku bw'ibyishimo. Mfite ibyishimo byantashye umutima kubw'uko Imana yampaye urubyaro. Yego, uyu mwana rero ntabwo mu by'ukuri yitwa Gitsitsi nyawe, ahubwo amazina ye nyakuri yitwa Umuhumuza Lida Husna. Ngayo nguko rero, nizere yuko dukomeje kubana, ntago nabona ibyiza ngo mbyihererane, ngo njye njyenyine mbigumane ku mutima njyenyine, kandi nzi yuko mfite inshuti zinkurikira umunsi ku munsi, nzi ko mfite inshuti ziba zinteze amatwi. Niyo mpamvu ngomba kubagezaho ibyiza nk'ibi ngibi. Bye bye, naho ubutaha.